uzi Imana ije mu Rwanda bayifunga, Imana ije mu Rwanda bayifunga bakanayikatira burundu n'izigire inasohoka. Dore impamvu bayifunga, yararemye Adamu, umva nyine amakosa yakoze, kuba yararemye Adamu yakoze ikintu cyiza pe, sibyo kuko Adamu ariwe dukomokaho, ariko dore ikosa yakoze yari gufata Adamu ikamugira umuzayirwa, iriya nzoka yaza izo gushuka Eva Adamu akayirya, none yaramufashe imugira umuheburayo, kandi nyuma yahirongerere mu bazerwa barya inzoka, kuki bari abazayirwa itabaremye nyuma yaho yarimye bande kugira gute kugirira umuntu neza bamugemurira. None se ishobora kwemera ko urwara akaguru ukajya kwa muganga, abaganga bakagukoraho umurimo, n'abantu bagusura bakagukoraho umurimo, ndetse n'abasenga bakanagusengera. None nanjye reka mubaze ikibazo, buriya nuko wenda tutagize amahirwe ngo habeho nk'umuryango w'abibumbye wo mu ijuru ku buryo n'Imana ijyana mu rukiko, ku buryo n'Imana wayijyana mu rukiko, urumva? Ariko Imana bibaye bishoboka yuko Imana ijyana mu rukiko cyane mba bizashoboka. Dore Imana ikintu cya mbere wayirega, umva nyine mbanze bigusobanurira ijambo yaribwiye yo, umva nkubwire, muri Egiputa urakuhibuka, yari yohereje Mose kwa Farawo, yabwiye Farawo ngo narekure ubwoko bw'Imana butahe, sibyo? Farawo arinangira, Farawo yinangiye, Imana iravuga ngo kugira ngo umenye ko ngiyewe ndi Imana, Imana ari nanjye numye, ari njyewe numye uriya Moise, urumva? Buri mwana wese w'umuhungu w'imfura mu gihugu cya Egiputa arapfa, kandi koko ngo arapfa. Bari abana barapfuye, kandi mu by'ukuri atari bo ba Farawo bari banze kurekura izo mbohe, bari abana barahohotewe n'Imana. Icyo ni ikirego wakabaye kuba ushinze Imana. Ikirego cya kabiri, hari ingabo za Farawo zari ziri mu nshingano, zagombaga gukora umurimo wa Farawo, nyine zigakora icyo Farawo azitegetse. Nta mahitamo zari zifite zo kuvuga ngo oya ntabwo dukurikira ubwoko bw'Imana, kuko Farawo nyine ari kuzica, sibyo? Cyakazihana. Kandi Imana iravuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ntacyo wayikorera, yikoreye ibikorwa byiza mugenzi wawe, nayo nyine ngo ubuyikore. Bari gukora ibintu byiza, ndetse bavuga ko bari gukorera Imana, ariko bageze mu nyanja hagati bari kwambuka bwa bwoko bw'Imana ngo bwambutse, Imana ibarengeje iki? Ibarengezaho amazi barapfa. Abo nabo ni abandi barenganye batabigizemo uruhare, ibintu batagizemo uruhare, bararenganye cyane. Ikindi cya gatatu nanone washinze Imana uba bibaye ngombwa, reba inzirakarengane ibihumbi n'ibihumbi bapfuye bizereye muri ubuntu, wahagurukaga we akirukira mu rusengero, avuga ngo ntihari bubonera agakiza n'ubugingo, urumva ko yari yizereye muri yo. Imana yaramwihoreye, barangije barabica ibihumbi n'ibihumbi bari bizereye mu Mana barapfa. Bariya nabo bababaza Imana. Ikindi babaza Imana n'uwo mwana w'Imana wayo ngo ni Yesu, nawe yaramuhemukiye, yego urumva? Ururega Imana baramuregera na Yesu nawe yarasenze, Imana iramwihorera, arangije aravuga ngo Mana koko niki kikundekesheje. Urumva ko yari yamwizeye, Imana igira ite iramutenguha, aravuga ati niki kikundekesheje. Ibyo birego byose kuki wahera he umbwira ngo Imana ntabwo yigeze ikora amakosa? Duhere kwa kanyuma se, merera ko kwa Farawo, bakorera kwa Farawo. Farawo wemera ko Farawo yari umuntu? Farawo yari umuntu, yaremwe nande? Yari umuntu aremwe n'Imana. Imana yari imufiteho uburenganzira, ubyemera? Yishaka yari gufunga umwuka Farawo ntanabeho, sibyo? Iko Farawo agomba kugira demokarasi nubwo yaremwe n'Imana. Farawo nyine nicyo ndi kukubaza. Farawo si umuntu, n'umuntu yaremwe nande? Yaremwe n'Imana, yabayeho kubera Imana. Hari umuntu mu bo Farawo yayoboraga, hari umuntu wabayeho kubera Farawo? Wenda ngo Farawo abe yararemye umuntu wenda umwe nawe avuga ati uyu ni uwanjye, nta hantu inyandiko zitubwira ko Farawo yaremye. None se utekereza ko Imana yubwo yaravuze ngo muzororoka mwuzure isi, sibyo? Kandi irangije ishyiraho urupfu, kandi urupfu rwo rugomba gukora umurimo kuri buri kintu cyose. Icyo ni ikintu Imana yashyizeho kugira ngo kizakore umurimo kuri buri kintu cyose, umurimo w'urupfu. Nta kintu na kimwe buriya kidapfa, n'igiti bagitemye kiba gipfuye, urumva? Kuri buri kintu cyose Imana yagishyiriyeho urupfu. Farawo hari ikintu yaba yarashyizeho cyatuma yajya kurega Imana?
se kandi nabo basha ubwabo bifiteho nawe ubwe yayoborwaga n'iki n'Imana iyo Imana ibishakira yarishe Farawo wenyine sibyo ubundi kutitishe Farawo ntabwo byari gukunda kandi ishaka kwigisha kwigisha abantu bararengera se ariko nuko wenda icyo kintu Imana tuyishyira mu bintu by'ibishorishori byo hejuru icyo kintu ntucyumve neza ngo mve izo mvamutima we uramutse uri nk'umwami w'abami ukavuga ngo kugira ngo nigishe uyu nguyu aba n'aba ngaba barapfa urumva aba n'aba ngaba barapfa ntutekereze ku marira ya ba nyiri bari abantu ntutekereza nyina bari abahungu baravuga ngo igihugu cyose cyaraboroze kuboroga se gusa erega ikibazo utabona ni kimwe buriya ari urubanza rwari kubaho uwari gushinga urubanza yari Adamu niwe wari gushinga urubanza rw'umuhungu we wapfuye kandi agapfa ari n'umukiranutsi atanacumuye ku Mana haswe noneho Farawo wacumuraga ku Mana akigereranya n'Imana kandi atari Farawo ntabwo rero bahapfuye abana b'abahungu bo kwa mu gihugu cyo kwa Farawo n'amafarashi bari abahungu ba mbere b'imfura bapfuye mbere yiwe bo wenda bari abana b'imfura rero ni ijambo ryanditse mu gitabo cyo kuva ibice 20 ku murongo wa 8 urumva havuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa bande habase Yesu bari abantu barabyawe na Farawo umwana wanjye aburara aruko yatakariye ariko ashobora kuburara kubera iki kubera gukiranirwa kwande basize ubwami bwa Farawo ntabwo ari ubwami bwa Farawo Yesu bari bose ni umuryango wa Farawo byateguwe byo ni byateguwe nta n'umuryango yateguye ubwicanyi Farawo nta n'umuryango yagiraga ubundi ukiri no kuri Adamu naho Imana naho yakoreye amakosa akomeye cyane dore mubwira amakosa Imana yakoze yari muri kiriya gihe cyo kuhatanga Imana yigeze kwikoza yari yakoze menshi cyane utanabara ahubwo Imana ishobora kuba aricyo kintu cyonyine cyakoze amakosa kurusha ibindi bintu byose bitaza mu ntama se Imana ije mu Rwanda bayifunga bakanayikatira burundu n'inzigire inasohoka dore impamvu bayifunga yararemye Adamu umva nyine amakosa yakoze kuba yararemye Adamu yakoze ikintu cyiza pe sibyo kuko Adamu ariwe dukomokaho ariko dore ikosa yakoze yari gufata Adamu ikamugira umuzayirwa iriya nzoka yaza izo gushuka Eva Adamu akayirya none yaramufashe imugira umuheburayo kandi nyuma yahirongerere mu bazayirwa barya inzoka kuki bari abazayirwa itabaremye nyuma yaho yarimye bande bari abantu se abazayirwa se ntabwo baremwe n'Imana Imana yaremye umuntu umwe yaremye Adamu wenyine abandi bose ni inkomoko kuri Adamu kuki se Adamu itamugize hari undi muntu waba wararemwe mwamuzi wenda hari igihe ariko iyo bavuze wowe ntabwo bavuga kuri ikiremwa cy'Imana se nyinde turi ibiremwa by'Imana nyine nabarabazarwa n'ibiremwa byayo niyo nzoka yashitse Adamu na Eva nayo ni ikiremwa cy'Imana na Satani ni umwana w'Imana reka Satani nayo ni ikiremwa ntabwo ari umwana wemera ko Imana ikunda Satani kuruta uko idukunda twebwe ntabwo mbizi kuko aho biganirira n'Imana dore impamvu nyine Imana igiye mvuga ko Satani kuruta ko twebwe idukunda kubera iki uzanyica se kubera ko nonse ntabwo itanga demokarasi ngo umuntu yisanzure mva mbikubwira Satani abaho ibihe byose afite imbaraga wowe utanagira uri kumva aba ahantu mu isanzure batubeshya ngo abikozemo ngo tumukanagire ko ushobora gusanga atari nahaba buriya Satani ushobora gusanga yibera nko mu murwa mukuru cyane wo mu ijuru utanabasha kumenya uwo ari we urumva ariko dore icyunzi cyo neza akaba aba mu ijuru se ntabwo mazi ariko dore nkubwire Satani sinzi ahaba ariko dore nkubwire icyunzi nziko abaho igihe cyose Satani abaho igihe cyose twavutse tumusangaho turapfa tukanamusiga kandi twitwa ngo twakoreye Imana ngo twagize ibice twaratutubikanye n'ubundi Imana ikaturimbura kandi Satani akiri ameze neza atikora akirya inyama ry'ibyana ntari biryiwe nyine yitahiriwe mu nzu yayo urumva
ikindi cya gatatu satani yavuganye n'Imana imbona nkubone bari aba Mose bari aba Adamu nta muntu wigeze uvugana n'Imana imbona nkubone umva nyine nkubwire kugira ngo Imana ihure na satani bashobora kuba baranasangiye n'icupa utamenya urumva bakanasangira n'ibyo kurya satani akavuga ngo ni gute batakubaha kubera iki ngo wamuhaye ubukire ngo mume ngo nanjye mwereke Imana avuga ngo genda ariko ariko wewe ntabwo abasha kuvugana n'Imana ntabwo nese baganiriye gutyo gutekereza ko bahuye gutyo bagahita bavugana satani kidumbukiza ikamubwira cyangwa barabanze baraganira barasuhuzanya bararamukanya ntari bavuga ati amahoro ni amahoro ntari urumva gucyasuye ikindi ni iki bigaragara ko Imana niyo yasuye satani ntabwo Imana niyo yasuye satani niyo yasanze muri biravuga ko satani niyo yasanze Imana ikamubwira ngo yaravuye ajya gusanga Imana yaravuye mu murwa wayo mukuru baragabanye bari abantu nuko ubundi satani baragabanye ntabwo yamushije satani bamuhaye freedom ubundi yabonye ubwigenge uretse igisubizo cya Farawo sinyibonye niba Imana na satani baragabanye nyine Imana yagombaga gufata abana bayo ikabashyira hariya satani nayo dore n'ikindi cya Imana yakoze utari Farawo bayo ibyaha Imana yakoze ntabwo birarangira Imana nicyo kintu cyonyine cyakoze discrimination ivangura Imana se yakoze ibyaha umunyu w'ubwo utanabara ubishyize ku rupapuro nabona n'ahantu bigiye Imana yakoze ivangura urumva muri Bibiliya yose haba harimo ngo Isirayeli ku isi yose ino si kuntu ingana kucyatanyije igihugu kimwe kaba kivuga ngo nibo bana banjye ikabarwanira ikabatera ingabo mu bitugu Abisirayeli bakajya biba Abanyafurika bakabakoronza bakabamara utwabo zaho bakazibamaraho ikabatera ingabo mu bitugu itaza habuse babamaragaho itaza ngifashe n'Abanyafurika ngo iduhe imbaraga natwe ivuge ati bana banjye mwararenganye kuva na kera mwaratsikaba n'ubu muracyahohotera reka mbaye imbaraga namwe ahubwo ngira cyatera ingabo Abanyayisirayeli yabagize imbere yabagize abatoni yaravanguye ubundi reba isi yose kuringana yanagize gatoranya mu Isirayeli kabari ishyira muri Bibiliya hose kuva ku rutabo cya mbere ukagera ku cya nyuma abami n'abami basaramo na muri Bibiliya Imana kugira ngo none unemere n'ubugome bwa Imana ikunda n'abakire nimba utanabizi ubundi umukene nta nubwo azajya mu ijuru Imana ikunda abakire nibo bibereye muri Bibiliya Salomo ni umukire kurusha abandi bose urumva ba Dawidi ni abami n'abakire Imana ikunda abantu b'abakungu bagezeho bagafasha urumva ntugire ngo yakunda n'umuntu w'umukene nta n'ahantu bahurira na Yesu akiza mwiza imirimo yose ayikoreye mu mujyi kuki Yesu yabonye Zakayo w'umukire w'imbyeyi wagafashe ikavuga ngo narariwe kuki atarebye umukene ngo avuge ngo narariwe buriya Yesu wasanga yararimo aratsimba za buzaza inzoga yamuhaye hari inzoga y'amase ingira ngo yamuhaye Yesu se yaraburaye tekereza ko yaburaye basanga yajyanywe n'ibiryo ndagaje none se kuki yahisemo umukire bavuga Zakayo yari umukire Zakayo ari umukene ari bakwiye kumwica ko umusoresha w'ikoro atoranya imbyeyi aravuga ati ngewe uriya mukire nambonye nabonye hataye inzu ye ni nziza ni neza aramubwira ati ururuka ndarari wawe nahabonye sha ururuka nahabonye we nabonye ahantu ari zahabu niho ndarara yamuryamishije ku gitanda cyiza cya zahabu kiyaga urumva nakuru Imana itari kuturengana uvuga ko atagiraga haba reka ko yagiye gucumbika kwa Zakayo yagiraga haba se arimo arabungera ari iwawe ko ari iwawe arataye Betelehemu Imana niba ari inyamakosa n'akazi kayo ibyo ngibyo mbarimo ndavuga mbivuga nkurikije inyandiko zanditse muri Bibiliya sibyo nizo nyandiko baduhaketse nimba zira nyandiko uba utaziyemera njyewe ntabwo ari ibintu nizera ntabwo ari ibintu tuzisobanura nabi tuzisobanura nabi se ninjye natsitamo ko imfura zapfuye bazishe imfura kuba zarapfuye Imana yakoze ubwiye byari ngombwa ko buko Imana yica abantu b'inzirakarengane urabona nk'ubu ngubu soko ariko nibikuraho ko icyo cyaha yagikoze nuse ko ifite ubushobozi yabasha kuturemera isanzu ingana gutyo utareba n'amaso ngo uhize abana barenganye batararenganye se ubwo Imana ni ingome Imana baranengeyeho rero Imana nayitinya wowe Imana ni Yesu nawe baraje batubwiye ngo akoze ibitangaza akoze ibihe bitangaza ngo yasuye Rozaro sabahe Rozaro Yesu yazuye abahe kuki natari kumubona Rozaro nimba aramuzuye n'ubundi agace iminsi mike akongera akipfira ubwo Imana ubwo Yesu yakoze kimwe natanihe n'abaganga n'ubundi bakubona ugiye gushira mwuka bakakuvura ariko n'ubundi bakakuvura uruza
none se nyine sinakubwiye ko ari ibyigisho Yesu ibyigisho biba biriho ariko nta byabayeho ibya Lazaro byo ntabwo byabaye biriya hari ibintu by'ibitekerezo ibya Yobu ntabwo byabaye tangiye kwemera ko byabaye Yobu ni igitekerezo ni ibintu by'igitekerezo bakizemo kugira ngo nkuriho ko Satani ahuye n'Imana buriya ni ubuhamya bagendaga baterateranya bafata ibyo bya Yobu urumva nanjye naheze nkubwira ati biriya nimba utayemera aho turi kumwe ariko uyemeyeho biriya njye ndayemera biriya nimba rero uyemera n'ibyo uvuga bikaba ari ukuri Imana aba aricyo kintu cyakoze ibyaha byinshi kurusha ibindi bintu byose ibyo byo ndaguhakana iki none se reka nkubwire ntabwo mbizi ubu ndi kumwe nawe manze mugende niba sambye ngo tuganire se urubanza ntabwo naruburanye sambye ngo inze tuganire se wamamagaye Imana yakoze ibyaha none se reka nkubwire ari nayo ubu ngubu yarongoye Mariya ahanga ibyo nayo nabyirengagije kubivuga kubera byahuranyije cyane ariko nabyo nyine hari naho iyo hageze hariya ngeyo mageze mpita masiranga n'ikaramu ndi kuhasoma bati muri biriya banditsemo ngo kugira ngo mwishire ngo uri umukire ngo biragoye bigora ibiki ko kije Rwanda ariko rubanza barigura n'amafaranga biriya babyanditse babona yuko barigura n'amafaranga kuri kintu Imana ikunze abakene mwazica bavuze ngo Imana ikunda abakene bahita bigaragambya ku bakire iyo barababeshya ngo mukunga ikunda abakene bakundira hehe nabo bagihora n'icyo cyiza ubundi reka nkubwire murafite ibibazo Imana inavuze ngo tugire mu ijuru icyari mu ijuru bahita batanga ruswa bakayigura dore Imana ikubona amafaranga hari umuntu ngo wanze gutura ngo ibintu ngo nyine ngo byanyabyo bahita gusa Imana yica umuntu ngo nukubona agatazanye icya 10 n'amaturo Imana igahita imurimbura akava ku isi n'umugore we ngo bakamubaha Imana cyari hano ariko yinjira mu rusengero ibyo bintu nabyize muri Bibiliya njye kubishaka nzo kubikwereka ndabizi bya Ananiya na Safira ndabizi Ananiya na Safira Ananiya niwe winjira umugore ngo ataraza barabara kujya mugira ngo yanga niyo wabonye ngo niyo wungutse ngo niyo nungutse kugira mwishe Imana ibe yamuti ngo mama cyane cyo kwica Imana ibundi icyo kwica cyo wagera yabigize umwuga nuko tugenda tukarya ubugari tukarya irindazi cyo kwica cyo ni nkuko twirira amandazi iyo wagira nta n'ubwize ko ari icyaha kandi yarangiza ikabibuza abantu nuko urakoze cyokose ugiye gucana nese ubu nimba Imana gucana nk'iriye none se nimba Imana ikwica ngo nuko utahituye amafaranga nimba Imana ikwica ngo nuko utahituye amafaranga ubwo bivuze ngo ikunda amafaranga iranyotewe cyane uyihaye ka miliyoni konyine ahita ikwihereje uburyo ubona kutanga ahubwo umuntu utayagiye ibihumbi igahita imwica wo mukene uramurira ubundi baba bavuga watwika abakene bonyine n'umukire wawe ujya Imana ikunda amafaranga ucana he uramuririza ucana he bavuga ngo hari ahantu uri ngo bahora bahungiza ariko nibyo abisilamu bigisha ngo bahora bahungiza ngo wabaye umukara ngo harabura gato ngo umukara ngo imeruka ihita igera imeruka yahehe ubundi Yesu nimba yaranaje mu isi ntabwo yahirahira hagaruka ibyo yasize hakorera arabizi Yesu nawe ni nka se nimba ari n'Imana yamubyaye Yesu nawe ni nka se nimba ari n'Imana yamubyaye Yesu nawe yakoze ibyaha byinshi nzongera kwicara Yesu nawe ni nka se nawe ubundi abajyanye mu nkiko ntabwo wamusigaza nawe wahita umushyiramo amapingu ukamujyana Yesu nawe ibyaha yarabikoze atitangiriye numba arazi ko isi atazayituraho ngaho dore ngo arayirungabanya arayangiza ubundi Yesu ari mu bantu batwangirije isi ku giti cyataje none bwakowe kuba yarahanje ntabwo ucyana witekera ariko wumvise ukuntu yambwiye wowe ntabwo wabyumvaga hano ntabwo nari mpari njyewe Imana ikunda abakire ngo Yesu yaravuze ngo Mana yanjye ngo ni iki kikundekeje nese si yabivuze Imana iramureka arafasha Imana yishimye none se Yesu yari yizeye wamugani niba yari ifite ubushobozi bwo kumukeza kukitamukijije ako abonye impano buri twese yahuye nawe wagira ngo hapfe ndetse uwo munsi hapfa ndetse kuki ibirare Yesu yaravuze ati bibe nk'uko ubishaka
arangije nyuma arabireba banagize ubwoba umutima uramusimba. kandi buriya bakiri kumwe mu ijuru bari basezeranye. Wemera yuko Yesu yavuze ngo iki gikombe ukindenze? Kuki yabivuze? Yaravuze ati Mana ndabona bino bintu birenze zino nkoni zirandarambe kino gikombe iki gikombe kinsimbutse. Iryo jambo riri muri biranga iki gikombe ukindenze. Si Yesu yabyivugiraga. Bamuteye cyumuro bahita batera iki gikundekesheje. Ibi bintu ni ibiki koko? Asabye icyo kunywa. Yesu yasabye icyo kunywa. Inyota yamwisha amumenaho inzoga. Yibuka n'ukuntu abakoreye inzoga abantu n'inzoga yabakoreye. Icyaka cyari cyabishobo bakoreye inzoga. Ejo uzaze tuganire tuganire ntidukenye. Ndashaka ko tuzaganira.